Murakaza neza nshuti za JJ Love Family TV, turabashimiye cyane muri uyu mwanya w'ikiganiro tugiye gutangira. Dushima Imana ko uyu munsi w'isabukuru ya JJ Love Family TV kuri iyi tariki. Tubishima Imana cyane kubw'umurimo Imana irimo kudukoresha, kubw'imitima y'abantu benshi irimo guhembura icishije muri uyu murimo. Mu by'ukuri nibyo gushimira, ariko ibyo byose kugira ngo bigerweho nukubera mwebwe umunsi ku munsi mudutera imbaraga, subscribers bacu, abadukurikira, abaduha comments zitandukanye, abatubwira muhindureho aka mu bigenze mutya mushyira imbaraga hangaha. Turabashimiye cyane, Imana ibahereza umugisha cyane. Nkuko bisanzwe uyu numwanya w'ikiganiro rero, turi kumwe n'umutumirwa nkuko bisanzwe, ntago ndi njyenyine. Ndabanza muhereza ikaze, abanza twibwire abadukurikiye, hanyuma tubone gukomeza gahunda zindi. Tuguhaye ikaze. Murakoze cyane, nitwa Ev.Baptiste, n'umuvuga ubutumwa bwiza, nkaba nsengera mu itorero rya Zion Temple. Ndubatse, mfite umugore umwe n'abana batatu. Imana iduhana umugisha. Arakoze cyane Baptiste cyangwa se Pastor. Suri Pastor hajya. Iyo tuvuze umuvuga butumwa biba bihagije, biba bikubiyemo byose. Arakoze cyane mu by'ukuri kutwibwira. Tumuhaye ikaze kuri hano kuri kamera za JJ Love Family TV. N'ubwa mbere aje, ariko turaza kuganira nawe byinshi bitandukanye. Nkuko bisanzwe dufite insanganyamatsiko. Uyu munsi turaba tuganira kuri imbarutso cyangwa se igitera abantu gutandukana kw'abashakanye. Imbarutso iba hagati yo kuba abashakanye batandukana, nicyo tugiye kuba tuganiraho. Njyewe mbabwiye insanganyamatsiko, ariko uyu mutumirwa turi kumwe abari bujye muri detail neza, akadusobanurira, akatubwira byose kugira ngo icyo Imana ishatse kuganiriza imitima yacu ibyo ari byo byose kigerweho nk'uko Imana yabishatse. Ngiye kumwakira, mu by'ukuri aratangira asenga kugira ngo iyi gahunda tugiyemo mu by'ukuri iyoborwe n'Imana. Turakwakiriye nanone. Murakoze cyane. Data, mu izina rya Yesu turagushima kuri Imana nziza, uri Imana y'agakiza kacu, uri Imana y'ibyiringiro byacu. Niwe nkomoko y'umuryango, niwe nkomoko y'umugore n'umugabo, kandi niwe wabishimye kuko wamaze kurema umugabo uravuga ngo si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. Uwo mufasha waremye n'umugabo wabaremye mu ishusho yawe. Ya shusho tuyitakarije muri Adamu, dutandukanye nawe, dusenyutse mu buryo bw'umwuka, amarangamutima ndetse n'umubiri, waturemeye ubugingo bushya wongera kuduha ishusho yawe muri Kristo Yesu. Kuri we rero niho watanze icyitegererezo, uravuga ngo umugore n'umugabo umubano wabo ukwiye kubana kuba nk'uwa Kristo n'itorero. Urakoze muri iki kiganiro tugiye kuganira kugira ngo ishusho ya Kristo n'itorero rize kugaragaramo, kandi ingo zari zifite ibibazo zisobanukirwa impamvu. Ubuntu bwawe n'ibibazo zawe biganze kuri twe. Reka umwuka wera abe muri twe. Reka ikiganiro tugiye gukora umwuka wera avugane n'imitima yacu, avugane n'imitima bari kucyumva. Utubabarire Mwami ikirego icyo ari cyo cyose Satani yashyira imbere cyatuma ibyo tugiye kuvuga bidagera ku ntego y'ubuzima bw'abatwumva. Utugirire neza, uwo tugiye kuganira umuhe inspiration iva mu ijuru, uzeditinga iki kiganiro uzamuhe inspiration ituruka mu ijuru, uri kugifata umuhe inspiration ituruka mu ijuru, kandi twese hamwe tugabana umugabane w'abera wo kubaka itorero rya Kristo. Amen. Urakoze Pastor, ugifite microphone, ndagira ngo uduhe kuri introduction. Ese iki kiganiro tugiye kuganiraho mu by'ukuri duhe introduction kuri imbarutso irimo gutera abashakanye gutandukana. Murakoze cyane. Ndagira ngo mbere yuko ngira ibindi bintu mvuga, tuvugire mu ijambo ry'Imana. Abariho tubanza dusome Itangiriro 2 umurongo waho wa 20, umurongo wa 20 tugeze ku 25. Haravuga ngo uwo muntu yita amatungo yose n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'inyamaswa zo mu ishyamba zose, ariko umufasha umukwiriye yari ataraboneka. Uwiteka Imana isinziriza uwo muntu, ubuticura arasinzira, imukuramo urubavu rumwe ihasubiza inyama.
urwo rubavu Uwiteka Imana yakuye muri uwo muntu iruhindura umugore imushyira uwo muntu. Aravuga ati uyu ni igufwa ryo mu magufwa yanjye n'akara ko mu mara yanjye, azitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo. Nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Kandi uwo mugabo n'umugore we bombi bari bambaye ubusa ntibakorwe n'isoni. Ndibuze kugaruka ku ijambo rivuga ngo Uwiteka amusinziriza ubuticura. Irya kabiri ndibuze kugarukaho ni rivuga ngo imukuramo urubavu iruhindura umugore. Icya gatatu ndibuze kuvugaho ni uburyo bari bambaye ubusa ariko badakorwa n'isoni. Aha ngaha niho turi buze gukura ikiganiro cyacu mu by'ukuri. Irindi jambo turi buze gusoma ndibuze kuvuga ndagira ngo amagambo ndibuze kugarukaho nyasomere rimwe kugira ngo tuze gukomeza. Dusome rwa mbere rw'Abatesalonike igice cya 5 umurongo wa 23. Haravuga ngo Imana y'amahoro ibeze rwose, kandi mwebwe ubwanyu n'umwuka wanyu n'ubugingo n'umubiri byose birarindwe, bitazabaho umugayo ubwo umwami wacu Yesu Kristo azaza. Ibahamagara niyo kwizerwa no kubikora izabikora. Dusoreze ku ijambo riri mu Befeso igice cyaho Abefeso 5. Dusome Abefeso 5 duhere ku murongo wa 23. Aya magambo ngira ngo nta muntu washatse batayasomeye. Nta muntu wubatse urugo aya magambo batayasomeye. Utarayasomewe ayumvira. Duhere ku murongo wa 22. Umurongo wa 20. Mujye mushima Imana Data wa twese kubw'ibintu byose, muyishimira mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, kandi mugandukirane kubwo kubaha Kristo. Bagore, mugandukira abagabo banyu nk'uko mugandukira umwami wacu, kuko umugabo ari we mutwe w'umugore we, nk'uko Kristo ari umutwe w'itorero ari ryo mubiri we, ni nawe mukiza waryo. Ariko nk'uko itorero rigandukira Kristo, aba ariko abagore bagandukira abagabo babo muri byose. Bagabo, mukunda abagore banyu nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira, ngo aryeze amaze kuryogesha amazi n'ijambo rye, aryishyire rifite ubwiza, ridafite ikizinga cyangwa umunkanyari cyangwa ikintu cyose gisa gityo, ahubwo ngo ribe ryera ridafite inenge. Uku niko abagabo bakwiye gukunda abagore babo nk'imibiri yabo. Ukunda umugore we aba yikunda, kuko ari nta muntu wakwanga umubiri we, ahubwo yawugaburira akawukuyakuya nk'uko Kristo abigirira itorero, kuko turi ingingo z'umubiri we. Nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Ibyo ni ubwiru bukomeye cyane, ariko ibyo mvuga byerekeye kuri Kristo n'itorero. Nuko namwe umuntu wese akunda umugore we nk'uko yikunda, kugira ngo umugore nawe abone uko yubaha umugabo we. Amen. Ndumva warumbaje ngo mvuge muri make intandaro yo gutandukana. Muri no minsi nk'uko bigaragazwa n'imibare itandukanye y'ibigo cyangwa se minisiteri ifite aho ihurira n'umuryango, bigaragaza yuko imibare ya za gatanya igenda yiyongera umunsi ku munsi. Igenda yiyongera, ntabwo twavuga ngo ni ibihumbi bingahe, n'ibihumbi niyo yaba ari umwe ejo bakaba babiri ejo bakaba batatu, iba yiyongereye, ariko iri kwiyongera kuko urebye uko bihagaze uyu munsi birakabije, biteye impungenge ikomeye. Rero iyo bigeze mwa kino gihe cyo imibare, iyo urebye ukuntu imibare yazamutse muri kino gihe cyo kwirinda icyorezo cya COVID-19, imibare yagiye izamuka cyane. Noneho rero bikaguha impamvu nyamukuru zituma cyangwa se abantu bareba. Rero ngewe mbona nshingiye ku ijambo ry'Imana navuga impamvu enye zikunze gutuma abantu batandukana. Icya mbere,
impamvu ya mbere ni ukutamenyana kw'abashakanye. Nuvuga ngo abantu benshi bajya muri relationship yo gushakana, yo kubaka urugo batisobanukiwe. Ugiye gushaka ubwe ntiyiyizi, n'uwagiye gushaka ntiyiyizi, bombi ntibaziranye. Reka mbere kuko utimenya rero. Ubundi nk'uko Pawulo yanditse mu Batesalonike yavuze ibintu bitatu. Yaravuze ngo Imana y'amahoro ibeze rwose, mwebwe ubwanyu, ubwo atangiye kuvuga ubuntu, mwebwe ubwanyu n'umwuka wanyu n'ubugingo bwanyu n'umubiri birarindwe. Nuvuga ngo umuntu agizwe n'umwuka, agizwe n'ubugingo. Ubundi iyo bavuze ubugingo ni icyicaro cy'amarangamutima, agizwe n'umubiri. Noneho rero mariage, abashakanye, mariage ibera kuri ibyo bice ko ari bitatu. Nuvuga ngo gushakana k'umugore n'umugabo bikorerwa, isezerano rikorerwa muri ibyo bice ko ari bingahe? Ari bitatu. Isezerano rikorwa mu mwuka, rigakorwa mu marangamutima, rigakorwa mu mubiri. Noneho iyo umuntu atiyizi level ye yo mu mwuka, ntamenye level yo mu mwuka wo bagiye kubana, iyo umuntu atazi level ye y'amarangamutima, ntamenye level y'amarangamutima yo bagiye kubana, ntamenye umubiri wo bagiye kubana, iyo bageze mu rugo bya bintu ntabwo bihuza. Ni nk'umuntu wagize ikibazo bakamubaga kwa muganga, agomba gushyirwamo indodo zo kuri level 3, bagashyiramo urudodo rwo kuri level ya nyuma, izindi ebyiri z'imbere zitadoze, byanga bikunda agenda agira ibikomere. Nuvuga ngo iyo kutamenyana, kutimenya first of all, nk'umuntu amenye ngo njyewe ngiye gushaka umugore. Bibiliya yatubwiye mu Intangiriro, Imana iravuga ngo si byiza ko uyu muntu aba wenyine, n'umukwiriye mu mwuka, n'umukwiriye mu marangamutima, n'umukwiriye mu mubiri. Nuvuga ngo ikintu gikomeye, uyu mugabo Imana ijya kurema umugore, nubireba uzasanga Bibiliya yatubwiye mu Intangiriro ngo yita inyamaswa zose amazina, yita ibyaremwe byose amazina, ngo ariko umugore umukwiriye yari ataraboneka. Nuvuga ngo ikintu cya mbere cyabaye kuri Adamu, yabaye confused mu kwita amazina, kuko muri kintu cyose cyari gifite ikigore. Akita izina imbwa, imbwakazi, inkoko, inkokokazi. Why not me? Kuki njyewe? Noneho rero hari umuntu ugeze kujokinga atubwira ko Adamu yabaye confused bikomeye ageze ku nyamaswa 3, agezwe ku nkende, ku nkoto n'ingagi. Kubera ko n'utunyamaswa tubehavinga nk'umuntu, twenda kugenda nk'umuntu, ariko yareba character yazo, yareba imyitwarire yazo, yareba behaviors zazo, akavuga ngo hoya ntabwo nabana ari nkoto. Turi kumvikana? Noneho ageze ku nkende, arebye ukuntu inkende imera, arebye ukuntu yitaranga, arebye ukuntu ireba umuntu, arebye ukuntu igize ute, noneho aravuga ngo maybe uyu niwe wanjye, uyu niwe mupatina wanjye. Noneho amugeze imbere aravuga ngo hoya, with such behavior ntabwo byahura. Nubwo yitwara, nubwo yimanifesta, ariko umubiri ntibihuye, rangaje ntabwo bihuye. Avuga ati komeza. Noneho indi nyamaswa ngo yabayeho confused bikomeye cyane, niyo bita ingagi. Ingagi yarayibonye abona yenda kutwa nk'umuntu, yenda kugira ute, ngo noneho ayigeze nayo aravuga ngo ntabwo ibi byahura. Nibwo Imana yamurebye aravuga ngo by the way, uyu muntu si byiza ko aba wenyine. Ariko kubera ko atari byiza ko aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. Abadukurikiranye wumva iki kintu, Imana ijya kurema Adamu yakoze assessment ikomeye cyane cyane, kuko Imana yagombaga kureba umuntu uzasohoza umugambi wayo ku byaremye. Imaze kumukorera assessment, imaze kumukorera isesengura rihagije, yarebye iki? Yaravuze ngo uyu muntu hari ibyo afite byuzuye byasohoza umugambi wanjye, ariko hari n'ibyo abura byatuma umugambi wanjye utagira ute, udasohora. Noneho rero umuntu ngiye kurema, ntabwo ndamurema nk'uko uyu yari ameze, ahubwo ndamuremana ibyo yabura
noneho mwime ibyo uyafite. Ngira ngo unyumve neza ahangaha. Nuvuga ngo umugore yaremwe afite imbaraga, ari strong ku byo umugabo adashoboye. Noneho umugabo nawe aremwa ari strong ku byo umugore adashoboye, kugira ngo bombi nibahura bazaba umuntu umwe, buzuzanye, basoza umugambi w'Imana. Icyo rero nicyo abantu badakunda kumenya. Noneho umva ukuntu Adamu amaze nta ruhare ikintu naje kuvuga ngo naje kuvugaho iki ngiki, nta ruhare na rumwe Adamu yagize, nta bitekerezo yahaye Imana ngo ayibwire ngo ndashaka ngo umeze gutya. Nta bitekerezo, kuko Bibiliya yatubwira ngo imusinziriza ubuticura. Nukuvuga ngo amera nk'uwapfuye, ntabwo yarazi ibyakorwaga. Hari ibintu abantu bakunda kuvuga ngo kubera ngo kumugore ngo yakuye mu mugabo, ngo ntabwo ngo umugore ngo yari kuremwa, ngo umugabo atabizemo uruhare. Nta ruhare na rumwe, nta gitekerezo. Ntabwo yigeze avuga ngo mu maso hareme gutya, mu ndu hareme gutya, mu maguru hareme gutya, areshye gutya. Imana niyo yarebye Adamu iravuga ngo arabura ibi. Ibyo yaburaga rero ni hehe? Arabura ibi mu mwuka, arabura ibi mu marangamutima, arabura ibi ku mubiri. Kandi nindema umugore ameze gutya mu mwuka, nkareba umugore ameze gutya mu marangamutima, nkareba umugore umeze gutya ku mubiri, Adamu azaba yuzuye. Noneho Adamu akangutse nk'uko yise ibindi. Abize isomo ryo kwita amazina bita taxonomy, bayita taxonomy kugira ngo wite ikintu izina, nuko babanje gukora isesengura ry'ibintu bitatu. Ubabanje gukora ikintu bita isesengura rya character, imyitwarire. Ubabanje gukora isesengura rya physiological cyangwa se anatomy biological, uko icyo kintu kimeze. Ubamaze no gusesengura imiterere ya physical appearance. Adamu rero abibonye, amukompiyaringa na za nyamaswa, amukompiyaringa na za, asanga ntibihura. Umuntu waremwe asinzira aravuga ngo aka ni akara ko mu mara yanjye, ni igufwa ryo mu magufwa yanjye, azitwa umugore kuko akuwe mu mugabo. Ntabwo ari Imana yavuze ko Adamu azasigase, hoya, ntabwo ari Imana. Ahubwo Adamu yaravuze ngo mbonye comfort zone yo kubamo, niyo mpamvu umugabo. Ari abantu bajya babicurika bakavuga ngo umugore ngo asiga iwabo, hoya, Bibiliya iravuga ngo niyo mpamvu umugabo azasigase na nyina, akabana n'umugore we akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Ndongera ngaruke, byavuzwe na Adamu ntibyavuzwe n'Imana ko umugabo azasigase na nyina akabana n'umugore we akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Byavuzwe na Adamu amaze gusesengura. Ni ukuvuga ngo ndibuze kongera kubigarukaho ahangaha. Ikindi ndacyari kukwimenya. Ikindi cya kabiri ni ukubanza tukareba isano ibyaremwe bifitanye. Abantu benshi ntabwo bajya babitindaho, ariko iyo utazi aho waturutse ntumenya n'ikikwica. Buriya isano y'umugabo yaho yaturutse itandukanye n'isano y'umugore. Isano umugabo afitanye isano n'ibyaremwe, umugabo afitanye isano n'ubutaka, niho yavuye. Burya niyo mpamvu ubona abagabo dukunda ibibanza, dutekereza imirima, dutekereza rendi tayito, dutekereza amazu, kubera ko niyo finite yacu. Imana yaturemye mu butaka, ariko kubera ko umugore yagombaga kugira afinite ikomeye n'umuntu. Buri impamvu abagore ari ba nyina w'umuntu, bavuye mu muntu. Donke nuko nukuvuga ngo isano y'umugore n'umugabo itandukanye n'isano y'ibintu nabo. Impamvu ndi kugenda mbivugaho nuko nza kuza kubigarukaho. Ndacyari kuri cya kintu cyo kutagira ute, cyo kutimenya. Nuvuga ngo umuntu, impamvu ya mbere ikomeye ituma abantu batandukana ni ukutimenya no kutamenyana dushingiye ku ijambo ry'Imana. Ubundi mbere y'uko ushaka wakagombye kubanza ukavuga ngo mpagaze nte mu mwuka. Turekumvikana? Ese umwuka wanjye usabana n'iki? Kuko niba iwacu
iyo ndwaye nshyira ari uko babaze ihene y'ibara rimwe. Wowe warwara ugakira ari uko wasenze. Birahabanye. Turi kumvikana. Imbaraga ni y'ibibazo byaje uwo mpanga amaso nindi. Niba uwo mpanga amaso atandukanye n'uwuhanga amaso, ibibazo nibiza ntituzaresista, kuko tuzashakira ibisubizo ahantu hagize ute hatandukanye kandi habimo kutumvikana. Icya kabiri mu marangamutima, ubundi hari abantu batazi definition y'urukundo. Usanga uyu musore ajya gushakana n'umukobwa amubwira ndagukunda, nkunda inzara zawe. No, uteye neza, umeze neza, ureba neza, urasa neza, Imana yakuremye yakwitondeye, Imana yagize gutya. No, nijoro yo mufumbatanye ntawe ureba undi. Ubwiza bw'umugore, ubwiza bw'umugabo. Ubundi urukundo ni iki? Urukundo ni imbaraga, it's a power ituma utakaza 50% y'imibereho yawe y'ibyo wakundaga, ariko uwo mugiye kubana adakunda. Noneho ukakira 50% y'ibyo wangaga, ariko uwo mugiye kubana afite. That is which we call love. It is not physical appearance. Nukubanza ukiga umuntu ukamumenya, na ukiyiga ukimenya. Urugero cyane mu marangamutima. Mu marangamutima ni icyicaro cy'amateka yacu. Amarangamutima ni icyicaro cy'amateka yacu. Buryo ugiye kurongora umuntu, ntabwo urongora ya physical appearance, ntabwo urongora uko yambaye. Abasore bakunda kubyibeshya, abahungu bakabyibeshya. Mwahurara akakubwira ngo ngiye kurongora umugore mwiza. Wamaze mwiza gute? Mu maso hameze gutya, mu gituza hameze gutya, mu nda hameze gutya, arambara akaberwa. No way. Umuntu ugiye kurongora ni icyicaro cy'amateka yiwe, ni icyicaro cy'uko yariye ntahage. Imyaka yose mugiye kubana, imyaka yarabise 25 yarariye ntiyahaga. Ugiye kubana n'umuntu ufite inzara y'imyaka 25, ugomba kubimenya. Ukavuga ati umunsi nahashye nzahaha ibiryo by'imyaka 10 tugiye kubana nibikuramwe esheki y'imyaka. Umuntu mugiye kubana ni umuntu utageze abona umuntu umubwira ngo uri umwana mwiza kuko nta papa yabonye. Wowe ufite so na nyoko, ufite nyogokuru wawe na sogokuruza wawe, we rero ntabo yigeze. Uwo muntu mugiye kubana ni umuntu utandastandinga uko umuntu abana na nyirakuru, uko umuntu abana nandi. Noneho we wamureba ukamuterurira muri physical appearance, uko ateye neza, uko asa neza. Uko asa neza rero ni igikarito kibitse uburibwe. Kunyo gwate abandi bakunda kuvuga ngo twarariwe. So uwo muntu iyo abantu bagiye kubana, noneho ku mubiri rero naho nuvuga ngo narindi ku marangamutima, ku bugingo, ku marangamutima ni ikintu gikomeye cyane abantu badakunda gutindaho kandi kigeze. Noneho ku mubiri naho wa muntu birashoboka yuko wamubonye asa neza kubera ko ari muri fiançailles, ariko yaryamagira ubutuna. Iya sinzira aragona ingonera zigaca hirya, kandi uzajya umubona mu gitondo. Iyo wamubona yakumubwiraga ngo tugiye guhura yashyiraho ka makeup, yaba agiye gusura akitwararika ngo umusuzi utamucika. Ariko noneho hari igihe muzamuryamye akubita ugire ngo ni bombe ituritse, n'umuntu ati bigenze bite. Nuvuga ngo ibyo byose yutabanje kumenya real cause ya mariage, uricuza. Uko kwicuza kukazana kwa gutandukana, kutamenyana. Icya kabiri kikunze gutuma abantu batandukana ni ukutabwizanya ukuri muri fiançailles. Impamvu mbi yo gushakana, ahora agaragaza ibyiza biri kuri we, ntibabe open. Impamvu mbere ka tuyivuge, impamvu mbi yo gushakana. Impamvu yatumye mushakana niyo izatuma murambana. Nuvuga ngo hari umuntu ugushaka kubera kuri kwa generali, akibagirwa ko iranga ari igihugu. Nta generali ubaho, habaho iranga. Turi kumvikana. None agakurongora umukobwa kwa generali agira ngo generali ni umuntu, kandi yibagiye ko generali ari iranga. Ejo ryaranga rigatakara bitewe n'impamvu runaka.
ni umukobwa wa diregiteri. Diregiteri ntabwo ari izina, diregiteri ni ibiro, nuko ari muri direkisiyo, kandi iyo appointment yayigiyeho kubera afite mu maso heza, akibagirwa ko ejo natwara inda les hormones zizivanga, ahara soft skin, hakaza ibishishi kubera ko hajemo hormone zo gutwita no kugira gute, afite mu nda hato kubera ko yahuzaga vinegre, cyangwa ni wa mukobwa wo mu mujyi utunzwe na capati, ntarabona umugabo umugaburira inkoko, yamara kuyimukubitamo uko itamara ibyimba n'indi ikagira ute, ikabyimba nuko abyara. Afite inzara nziza, ejo agasitara. Afite bad reason, impamvu mbi yo kwinjira mu rukundo, impamvu mbi yo kwinjira muri relationship, iri mu bintu bituma habaho gusenyuka kw'ingo. Icya gatatu gituma habaho gusenyuka kw'ingo nuko utumva isano iri hagati y'umugore wawe n'umugabo, y'umugore wawe cyangwa umugabo wawe. Ubundi ngarutse kuri ya definition y'urukundo, we don't marry angels. Ntabwo turongora abamarayika, turongora abantu bagenzi bacu bashobora kugira intege nke none, cyangwa bakazazigira ejo, cyangwa bakazazigira ejo bundi. Bibiliya rero yatubwiye iki? Bibiliya yatubwiye ngo bagore mugandukira abagabo banyu, kuko abagabo ari umugabo ari we mutwe w'umugore. Ariko tubanze twumva iki ahangaha. Yankunda kubwira abantu ngo hari abagore bafite imitwe y'imigwana firimbi. Umugwana firimbi umugwana firimbi uzi icyo ari cyo? Umugwana firimbi ni umuntu uba ufite umutwe munini uruta igihimba. None urabona ko iyo umuntu yaguye, mbere y'uko kwiyegura abanza kwegura umutwe. None kubera no kumutwe umuruta umunini, ahorana ifirimbi mu muhogo kugira ngo nagwa ajya koma makaruru abantu baze bagira ute bamutabare. Hari abagore rero bagize ibyago byo kuba bagwana firimbi, bahorana ifirimbi mu muhogo, bafite imitwe iremereye, bafite abagabo babaremerereye ku buryo icyumweru kitashira badakomya akaruru ati ni mudutabare. Abo rero tubita abagwana firimbi family. Imiryango ahora ari ready gutabaza kubera ko umutwe uramuremerereye. Ahanga rero Pawulo yandikira Abefeso ababwira ngo bagore mwubaha abagabo banyu kuko ari bo mutwe, umugabo ari we mutwe w'umugore. Ntabwo yavugaga umutwe w'umugwana firimbi. Nuvuga ngo abantu bashingiwe b'abakristo bagomba kubanza kumva iyi relationship. Niki cyatumye Kristo aza mu isi? N'ubwiza bw'itorero cyangwa n'ububi bw'itorero? Yes, yaje kugira ngo adusevinge, aducungure. Kuducungura rero si uko twari beza. Hari umuririmbyi ari ngo nari mu isayo y'ibyaha, aramfata aransayura, nari mu mwijima ukomeye, none aramurikira. Uriya mwana wita Mbonyi, amusore kumwita umwana nuko muruta, Israel Mbonyi ari indirimbo nziza cyane inezeza. Eravuga ngo inzandiko zindega, izandiko zindega zari nyinshi, Babuloni yose yari izi izina ryanjye, ariko nyuma y'urupfu rwe amaraso ye ankuraho urubanza. Nuvuga ngo relationship, isano iri hagati y'umugore n'umugabo ikwiye kuba nk'iri hagati y'itorero na Kristo. Isano iri hagati ya Kristo n'itorero ntabwo ari isano ishingiye kuri perfection, ni isano ishingiye ku gutunganywa. Ntabwo ari ukwera, si isano ishingiye ku kwera, ahubwo ni isano ishingiye kuri sanctification, gutunganywa. Ikibazo rero abantu bakunda kugira, iyo muganiriye n'abantu azakubwira ngo uyu mugore tugiye gutandukana, uyu mugabo tugiye gutandukana, akore liste y'amakosa. Icyo gihe ntabwo bamenye relationship iri hagati yabo y'umugore n'umugabo n'itorero. Nuvuga ngo iyo turongoye ntabwo turongora abamarayika. Rimwe ndi muri fiançailles, umuntu w'inshuti yanjye yarampamagaye aranyicaza
turaganira arambwira ngo uriya mugore murimo uriya mukobwa murimo mugiye kubana ntumuzi ndamuzi cyane none se ABCDE ntubizi namubwira nti ndabizi none namubwira nti rero urabitekerezaho iki namubwira nti ibyo narabyize cyane nanjye ndabizi ko mfite ABCD mushobora kuba muzi cyangwa mutazi icyo rero dukeneye ni ukwiga urukundo rwa Kristo urukundo rwa Kristo niwe cyitegererezo cy'umugabo uburyo akwiye gutwara umugore. Iyo Bibiliya ivuze ngo bombi bakaba umubiri umwe, what does mean kuba umubiri umwe? Nuko umwe atakaza ya 50% y'ibyo yakundaga cyane. Nuganira n'abantu benshi azakubwira ati ngewe cyane cyane igitsina gore azakubwira ngo nkunda kuryama nubitse inda. Or waryamye wubitse inda ntubabaraje gushaka umugabo. Ugomba kuryamira urubavu kugira ngo ufumbate umugabo. Umugabo nakaryamira urubavu kugira ngo agufumbate. None rero bize kugenda gute? Ntabwo umubwira ngo nuko nteye ubyumve ko ari uko nteye. Kandi ntacyo wakora ngo mpinduka. Umugabo nawe ntabwo kuba kukubwira ngo ugomba. None se ushobora kwihangana isaha imwe? Mugwaneza. Ejo ya saha imwe zikaba isaha ebyiri. Ejo za saha ebyiri zikaba isaha eshatu. Hari umuntu ukubwira ngo ngiye ntabwo naryamana n'umuntu ugona ntibishoboka. Yafata icyumba cyangwa afata icyanjye. Wajya gushaka umugabo akagona nka moteri ya samuterera. Ukajya ugira ngo ni moteri iriho iri kugira ute iri guhaguruka. Icyo gihe ukora iki? Utangira kwitoza kwa kugona nk'indirimbo za burakeye. Yatangira kugona ugahita uvuga ngo I enjoy the sound of my love. Oh my God. Yeah. Ndumva ijwi ry'umukunzi wanjye rita ndamufilinze sasa noneho uyu niwe. None wajya kumuvuga imyito bavuga ati mugabo wanjye uri mwiza. Iyo utangiye kugona I feel ntangira kugira ibitotsi. Hari umuntu ukubwira ati ngenda ngo naryamana n'umugore usura. Yajya kugira akajya asura yadiruwe abantu basura akajya ngo agafatira ukagira ngo ni mitrayezi bagize ute. So noneho nawe ugomba kuvuga ngo mugore wanjye arahumetse sasa gobwa neza inda ntabwo igize ute ntabwo iri bubyimbe ntabwo so ugatangira icyo nicyo Yesu Pawulo yavuze ngo ukamweza ukamutunganya ukamwishyira adafite ikizinga cyangwa umunkanyari. So icyo ngicyo nicyo abantu bagomba kumenya. Bad reason yatumye wimariye wajyanye expectations noneho zituma udasobanukirwa ya relationship iri hagati yawe na Kristo. Kandi agira ngo mbabwire abadukurikiye nta rwego na rumwe wageraho ngo ubure kugira ingeso ibyuka. Ntabwo bishoboka. Ese pastor twakubaza hariho tuvuge ngo kugira ngo abantu bagere ku rwego rwo gutandukana hariho bishobora kuba byaratangiye ari ibintu byoroheje cyangwa se bigatangira ari ibintu byihanganirwa bigatangira ndakeka bidatangira uwo munsi ngo abantu bahite batandukana ako kanya. Nkeka ko hari izindi process ziba zabanje kubaho zituma aba bantu koko nkuko wagiye ubivuga za causes zitandukanye wagiye uvuga abantu kugira ngo bagere kuri level avuga ati noneho ndarambiwe ibi bintu reka mbivemo. Buriya biba niba navuga ngo nta bindi biba byabanje mbere kugira ngo abantu babeho gufata uyu mwanzuro. Biba byabanje byinshi ibigaragara harabanje byinshi ibigaragara n'ibitagaragara. Abantu bakoresha bino byuma bya electronics ntabwo ivumbi rihita ryica icyuma ako kanya. None hajyamo akavumbi gake ntabimenye ejo hakajyamo akandi ntabimenye uko rya vumbi rigenda ryiyongera akazabona icyuma cyagize ute cyahagaze. Niki rero cyabuze? Habuze maintenance ya buri munsi.
turi kumvikana si uko ibintu byabaye byinshi ahubwo habuze maintenance ya buri munsi ni nk'aba bantu bakora ibi bintu bya electronics ntagenda hajyamo akavumbi none kakajyamo ejo kakajyamo ejo bundi kakajyamo iyo atamenye uburyo akora maintenance cyangwa se ahungura ivumbi abungabunga cya cyuma birarangira. Noneho rero uzasanga abantu bari muri process yo gutandukana akubwira ngo n'ikindi gihe wakoze ibi n'ikindi gihe wakoze ibi n'ikindi gihe wakoze ibi noneho birananiye kugira ute kubyihanganira. Impamvu nta yindi ari umuririmbyi umwe yaririmbye ngo nibagirwa ibiri imbere nibagirwa ibiri imbere ibiri inyuma ngasingira ibiri imbere nibagirwa imiruho imihate n'amarira nkaruhuka. Hari abantu rero bagenda bakora enchaînement logique y'amakosa akora list hoya nuvuga ngo muri ya sano ya Kristo n'itorero iyo Kristo akubabariye uyu munsi niyo mpamvu umuririmbyi yaririmbye ngo Uwiteka umucamanza ngo yambonyeho amaraso ngo ntancira urubanza rubi ngo anyita ukiranuka ngo yarancunguye ngo mbuwe ngo niko kumwugo adapfa singipfa ngo njyana Yesu turumwe. Nuvuga ngo Satani yatwibukije gukiranirwa kwacu ngo ashaka kutwihebesha tujya dutumbira mu ijuru. Isano iri hagati y'umugore n'umugabo ni nk'iya Kristo n'itorero igomba kuba ari isano iri continuous y'imbabazi iri continuous ya correction. Iyo correction izanangwa n'iki na discussion no kuganira communication. Ibiko byagenze guta byagenze gute. Hari n'igihe usanga umuntu yadutsweho n'ikintu utashobora gusobanura uburyo cyadutsweho ariko nyankunda kubaza abantu kuki umugabo wawe arwara kanseri ukamurwaza imyaka 5 yakwadukwaho n'ingeso ntumurwaze kandi indwara yo bishoboka ko amurwaza ukamurwaza pampa akarwara indwara umwambika pampa ari umugabo ukarwara indwara ugira gute ariko muhindukiza ukamugeza ku gazuba. Ikintu gikunda kugora nongere mbigarukeho kuba Kristo maze kumva hari uretse no gutandukana hari n'abantu basigaye biyahura wajya kumva ngo bamenye yuko yaciye inyuma umugore we ngo kandi yari umukristo. Nta bukristo wageraho udashobora gukora icyaha utakosa. None ubwo bukristo rero iyo utabonye isano iri hagati yawe na Kristo ngo iba ariyo sano iri hagati y'itorero y'umugabo n'umugore ubona urupfu aho kubona ubuzima kuko nyeka ko nuko wiyahuye atari byo bigushyikiriza ubugingo. Ntabwo ari byo bigushyikiriza. Nuvuga ngo ndagiye nukuvuga ngo biba byaratangiye kera mu rugo hakabura environnement ya communication hakabura environnement yo gukosorana hakabura environnement yo kubabarirana. Hari umuntu rero nawe ubwira ikintu waba wakosheje wamubwira ukamera nk'ushyiza umuriro kuri essence akaba ari bwo agira ute azamukira hejuru. Burya iyo umuntu abaye umunyantege nke biba bisaba ko wowe uba strong kugira ngo adahera muri za ntege. Iyo umuntu abaye umunyamakosa biba bisaba ko uba strong kuko gutandukana hari abantu babikinisha mu miruho ibaho mu gutandukana n'uwo mwashakanye. Abanyarwanda baciye umugani ngo ntayuzura nk'iyaririmo. Noneho rero Bibiliya itubwiye iki? Bibiliya ivuga ngo umugore agomba kubaha umugabo nk'uko itorero rugandukira Kristo. Reba uburyo buri munsi tuba twiruka tujya mu rusengero, buri munsi tuba dusenga tubwira ngo Mana turifuza kubushaka, turifuza kugira gute, untunganye negera ubwiza bwawe, untunganye unyeze, umpanagurwe hose, mpanagurwe uko. Ni ko umugore agomba guhora agandukira umugabo. Umugabo nawe agakunda umugore. Umugabo agakunda umugore. Ibintu abantu bajya bakunda kutabyumva neza. Umugore wakunzwe araganduka kandi umugore wagandutse arakundwa. Ni ukuvuga ko ibibazo biza byose biva mu kutumvira Imana.
cyane yashyizeho w'umubano. iyo twawukwebye ruhande niho hazira muri no minsi hari ibintu byaje ngo ni uburenganzira. Hari abantu bamwe nkunda kuganira uburenganzira. Ubundi Imana yaremye umugore n'umugabo ari abo kuzuzanya. Hanze y'iryo hame mu kuyoba, muri politike, mu burezi n'ahandi, mu mirimo bashobora kuringanira, kuko umukobwa yakwiga shimi nk'uko umugabo yayiga, umusore yakwiga computer science nk'uko umukobwa yayiga, umwe yaba meya nk'uko undi nawe yaba meya. Kuringanira mu nzego zifata ibyemezo, kuringanira mu mirimo birashoboka, mu butegetsi, ariko mu muryango no way. Baremewe kuzuzanya, ntibashobora kuringanira. Noneho rero hakaza cya kintu cyitwa ngo uburenganzira bwanjye. Niba ari ukubigenze nawe urabigenza. Nkunda kubwira abantu ngo tugomba gusesengurira ijambo tukaryumva. Uburenganzira rimwe amagambo abiri: kurenga inzira. Turi kumvikana? Iyo warenze inzira ujyahe uta umuhanda urayoba. Hari inzira iba yarashyizweho n'Imana, hari inzira rero yashyizweho n'Imana mu mibanire y'abashakanye. Abantu bakwiye kugenderamo ni iyihe? Ni uko umwe akunda undi akubaha, ni uko umwe yubaha undi agakunda, bakuzuzanya, rukaba ruruzuye. Umwe akamenya yuko yavuye mu wundi. Ntukwiye kurakazwa nuko umugabo atakureba, atagutindaho cyane, agatinda ku butaka. Aratinda ku butaka ko niho yavuye. Umugore nawe ntakwiye, umugabo nawe ntakwiye kurenganya umugore yuko mugore ngo kuki utampamagara, kuki utambwira, wiriwe wariye iki. Agomba kubikubaza kuko niwe mufitanye isano. Ntabwo yakoza ngo inka zariye, ngo inka zabyaye, ngo yanzu amatafari ageze he. Hoya, ntasa nafitanye n'inka, ntasa nafitanye n'amasafari, ntasa afitanye n'amazu, ntasa nafitanye na konti. Umugore aba stable yuko iyo ari uko abonye uwo bafitanye isano ari we mugabo ari stable. Niyo mpamvu amuririmbye waririmbye ngo niba umukunda mujyana muteteshe no hasi yagira ute yaharya. Ariko se ugereranyije igihe cyatambutse cy'abatubanjirije wenda ni mu myaka ingahe n'uyu munsi, ni ryari reti cyangwa se ikigereranyo cyo gutandukana kw'abashakanye cyiyongereye, byaba biterwa n'iki? Iki gihe niyo cyiyongereye. Impamvu ni eshatu. Pawulo yarazivuze ngo mumenye ko mu minsi y'imperuka hazabaho ibihe birushya. Icya mbere kuko abantu bazabikunda. Uri kunyumva? Noneho bibona ngo batumvira Imana, bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako. Nuvuga ngo impamvu ibyo bintu bigenda bizamuka nuko nyine abantu batumva iyi sano iri hagati ya Kristo n'itorero. Mu minsi y'imperuka abantu bazabikunda. Umuntu areba amakosa y'undi gusa. Wakoze ibi, wavuze ibi, wagize gutya. Ariko hari igihe kimwe uwo muntu wakoze ibyo, wowe ari we wabikoze, wabigenza gute? Wabigenza ute? Wakwifuza yuko bigenda gute? Impamvu ya kabiri rero ni education, inyigisho. Ubu ngubu barakubwira ngo dore nimero za RIB, dore nimero za polisi, dore nimero za mudugudu, dore nimero z'umukuru w'umuryango. Nimutumvikana uhita uhamagara. Kandi imbere cy'abasogokuru bacu yabaga afite nyirasenge, akamumuregera ati urabizi, ati njya nibuka umunsi umwe, njya nkunda kuvugira I will never forget my grandmom. Ndabyibuka umunsi umwe masenge yaje mu rugo azarira yirukanga. Nyogokuru aramubaza ati ese bigenze bite? Ati umugabo azanye undi mugore mu rugo. Baraje ati mwese binjiye mu nzu yakubwiye ngo usohoke? Ati hoya. None se kuko umusigiye inzu, niba yaje harimo umugore ukaba uyimusigiye azavamo? Yego. Mwandi magambo urayimuhaye, subirayo, genda, numara kugerayo ibyo barimo byose nibirangira niwe mugore mwaruri ya rugo. None abo arakubwira ati kata kuri RIB, ujye kubwira RIB babagabanye, ujye kureba. Nuva rero ngo usanga kino gihe amategeko yaje imbere
y'inama. Uburenganzira kurenga inzira byaje imbere yo guca mu nzira. Uyu munsi uzasanga abantu benshi amenya amategeko ya Gatanya kuruta bamugira inama. Nuvuga ngo umukobwa ajya muri fiançailles, umuhungu ajya muri fiançailles akiga amategeko yo gutandukana ataranubaka urugo. Kunyumva ndabyiteguye uko byamera kose. Icyo ngicyo rero nacyo ni ikindi kintu, isenyuka ry'umuryango. Icya gatatu giteye ibi ngibi ni umwanya wo kudategurana, kuko mbere abantu benshi bashakaga umuryango. Niyo mpamvu ko ubukwe bwari gahuza miryango. Turi kumvikana. Tugume agashyingiranwa na Kananura, Baptiste agashyingirana na none ubu umwana araza akabwira iwabo ngo nabonye umugeni. Mwahuriye iwabo ni simpazi, twahuriye muri KBS. Ese umugeni wa KBS urumva bizarangirira ye? Kuri Facebook. Uranyumva? Ni ukuvuga ngo ntabwo uzabaza ngo uyu muntu atese uyu muntu ubundi mwamureze yarakaraga ati, yababajwe n'iki ngo mwicara kubwira ati uyu mwana wanjye uko namureze ibi n'ibi n'ibi. Niba hari umuntu nkunda cyane mu buzima bwanjye, mabukwe ndamukunda. Iyo nicaranye na mabukwe turaganira akambwira mwana wanjye mama ndamukunda cyane. Njya nibuka umunsi umwe maze kwimariya, mama yaraje amara mu rugo iwacu icyumweru, agafata science, umugore wo mu cyaro utarize utarageze mu ishuri, agafata science. Iyo yabaga ari kuganira n'umukazana we sinamenyaga ibyo baganira. Cyakora njyewe nari nzi yarazaga akanganiriza mu bintu yanganirije. Yagezeho tugiye gutandukana asa nk'udushingiye bwa kabiri. Arambwira ngo aho muri ntiduhari. Uyu mugore narajya kurakaza, ujye umubona mu ishusho ya nyoko. Ujye ubona ko ari wengi. Narajya kurakaza ujye ubona ko ari wengi. Numutuka uzabitutse nyoko, numukubita uzabukubise nyoko, nakunezeza uzamubone nk'umugore wawe. Can you imagine? Iyo byazamutse nkumva birenze ubuswiti, nkumva birenze imbabazi z'Imana ko yambabarira, nibuka ko undi imbere ari mama. Havuga nti igihango kitazagira ute, kitazanyica. Babubu rero nta mwanya. Arakubwira ati yakobaje mu buhe buryo? Mushakire nimero za RIB. Va kumbwa. Umuntu utarakubyaye ataraza ntiwari uriho. Nigeze nganira n'umuntu umwe ari gushima uburyo umukobwa we yataye abana akabatana umwana w'uruhinja. Nabaza ati uri kwishima ko umukobwa wawe yataye umwana w'uruhinja akamutaka umugabo? Nguriya mugabo yaramunaniye. Nabaza nti rero umugabo yananiye umugore, ariko n'umugore yananiye umugabo, bose barananiranwa. Ikibazo uriya mwana mbere umwana baratonganaga, umubyeyi w'umugore akabwira abana ati mujye kuryama. Ndibuka umunsi umwe mu rugo iwacu habaye conflict. Nkunda kuvuga ibintu ntanga ubuhamya. Mu rugo iwacu habaye conflict. Papa na mama bakundaga kugirana conflict. Abana bose twiyemeza guca inkoni ngo tuzakubite papa. Noneho mama ninjye wari promoteri, arambwira ngo umugabo dushwana, umugabo tugirana amakimbirane, umugabo umbabaza cyangwa nyine nkamubabaza, nuwo twashakanye ntabwo ari uwo mwashakanye. Murabyivangamo muti. Njyewe mbwirizwa kumwihanganira, ariko mugakubita so umuvumo uzabomaho. Kandi ntibibujije ko uyu mugore ababaye. Arababaye ariko araprotectinga abana. Naho abubu nimufata inkoni mukubita cyaso kirakavuna umuheto cyaratunaniye. Nuvuga ngo kuba uko abantu bameze twabuze inama. Icya gatatu igihe cyo gutegurana.
nicyo narendiho igihe cyo gutegurana umuntu arahura n'undi none ejo bakabagiza ute bashakanye mbese igihe cyo bitaga cyo kurambagiza kurambagiza barambagizaga uburyo kubura irembo bakarambagiza uburyo kukira inka bakarambagiza uburyo utegura mu nzu bakarambagiza naho ubu ngubu umukungu murahura akakubwira ati uriya mukobwa ni mwiza kubera iki make up next month bagapanga ubukwe ugasanga wa mukobwa wikubitaho make up ntazi gukoropa ntazi koza amasahani ntazi kugira gute kandi ejo uzajya muri kondisiyo zituma udashobora kubona umuntu ubigufasha warangiza rero ugatangira ukamubwira ngo ni umunyamwanda ntabaye umunyamwanda ageze iwawe yarabisanganywe ahubwo abantu bakwiye gutindana mu macaci bagatindana icyakane inyigisho zo mu rusengero ubundi ngenya nkunda kuvuga ngo nk'uko mu nsengero dutoza abana gufata ibyanditswe bari mu Sunday school twagagumye no gutangira kubitoza uburyo umuntu azaba umugabo mwiza uburyo umuntu azaba umugore mwiza bishingiye kuri ya sano ya Kristo n'itorero. Aba bantu batandukana nizihe ngaruka bibageraho nyuma? Ashobora gutandukana wenda tuvuge bitewe n'amarangamutima y'ako kanya yahandakaje yambabaje se nabuze iki bitewe n'ayo marangamutima y'ako kanya. Ese nyuma yo gutandukana nta ngaruka burya bijya bibageraho akaba habamo kwicuza? Icya kabiri, ibyo ni ingaruka ku babyeyi, kuri aba bana babyarwa n'aba bantu batandukanye, ingaruka zikunze kubageraho cyane. Ingaruka zo gutandukana zo ni nyinshi. Iya mbere iri mu mwuka, iya kabiri iri mu marangamutima, iya gatatu iri mu mubiri. Ndihuta cyane. Mu mwuka iyo utandukanye n'uwo mwashakanye, gusabana n'Imana, niba wari umurokore, niba wari iki, buri gihe uhora ufite guild, uhora ufite credibility. Mu marangamutima niki gituma umuntu ashaka umugore? Mu by'ukuri igituma umuntu ashaka umugore ni ukugira ngo ugire property wihariye, imanaginga amarangamutima yawe, akubwira ngo uri mwiza. Tekereza umusaza w'imyaka 60, umugore we yita bebe, akemera bebe, kandi bimunyuze. Nuko mu marangamutima akeneye berceau d'amour, akeneye ko habaho berceau d'amour, ahantu umuntu amuryamisha amagambo meza. Iyo utandukanye rero n'umwashakanye uba utakaje igicumbi cya berceau d'amour y'amarangamutima yawe. Uko byagenda kose iyo ushatse undi uba ugiye muri comparaison. Iyo koze ikintu uravuga ngo nyamara runaka, suko yabigenzaga. Hari ikibi yagukoreye gituma mutandukana, ariko ari n'ikiza. Niyo mpamvu ajya kumva umva kubwira ati nubwo yankubitaga ariko yo nambaraga nizambwiraga ko nambaye neza, nubwo yancaga inyuma ariko yo natahaga yambazaga amakuru, yarandirimbiraga. None rero mu Kinyarwanda baciye umugani ngo wirukana umugore uguguna igufa ukaza nurimira bunguri. Turi kumvikana. Mu marangamutima rero umuntu arasenyuka, agahora yumva, agahora afite urwikekwe, agahora iyo umubwiye ngo ni mwiza aravuga ati iri pareke, abivuze nka runaka. Mu marangamutima ari confidence itakara, ahora yumva ari umuntu usa nk'uwananiranye, yicira urubanza. Mu mubiri rero turi kumvikana. Mu mubiri rero ni iki? Mu minsi nsije nari niho nganira n'abantu ndi kubabwira ko igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina ni igikorwa cyo kuramya Imana ku bashakanye. Uko byagenda kose ntabwo uzabwira umubiri ngo uriya mugabo twaratandukanye ntuzongere gukenera umugabo. Ntabwo wawufungirana ngo ubyemere. Uzakubaza ibyo wawuhaye, uhora ukwishyuza, utangire kurwana intambara zo kujya mu butayu, zo kubwira umubiri ngo ceceka, uceceke kandi wari ufite ikiwucecekesha. Umwana w'umukobwa uwumuhaye naye mutaga, uw'umuhungu uwumuhaye naye mutaga. Yagize umukobwa bajya gukundana akavuga ati siko uriya ise na nyina baratanduka, wowe zamushobora. Turi kumvikana. Bajya mu rukundo baba bari muri fiançaye, yahamagara undi yamubwira ngo niko na nyoko yabaye, uri wa nyoko. Umuhungu
yakubwira ati yewe natinze narindi kabuga ati yewe ibyawe naso turabizi imfizi y'intama itega nkase nuvuga ngo umuhaye umurage w'ibyo abantu bazajya bagira ute bamubwira which is not good. Icya kabiri abana bakeneye uwo bisanzuraho uwo bita papa uwo bita mama. Nkeka ko bibana batera confusion yo kuvuga se iyi vacances nzaba ndi kwa mama kwa papa none ugasanga niyo bahuye papa amubwira ububi bwa nyina nyina akamubwira ububi bwa se umwana akaba confused. Nkeka ko hazazamo nihahamuka ry'umwana gukura adakunda gushaka. Yes, adakunda gushaka akavuga ati kugira ngo nzashake nka mama nzashake nkande. Kera njya gusengera umuntu tuzabana naravuga ngo mana uzampe umugore umeze nka mama. Nafashe 40 days iminsi 40 nsubira mu iryo jambo uzampe umugore umeze nka mama. Uzampe umugore umeze nka mama. Iyo mama ataza kuba mwiza nari kuvuga ngo iki wajya kuvuga mana uzandinda umugore kuko abagore ari babi. Aha. So bari abana rero bafite ibibazo byinshi dini faso economique bari abana bara struggling. Papa ntashaka kubafasha ngo nibafashwe na nyina nyina ntashaka kubafasha ngo nibafashwe nande nasi. Abantu batandukanye usanga rimwe na rimwe barungutse indi miryango kwitaho kuruta babandi batabana. Njewe n'umuyobozi w'ikigo cy'ishuri ariko izo ntambara nizo ndwana. Umugore akaza akakubwira ati aba bana ni se wagombye kubarihira twaratandukanye none ntabarihira abana tukabasohora kubera ko nta mafaranga bafite. Wajya kureba ugasanga se afite business ikomeye abana babaye abande abanyina anyina nawe ntafite ubushobozi abana babaye abande abasi. Aha hantu umwana arahakomerekeye mu bandi bana iso yitwa nde kuko ntibamubona mu nama. Ese ubundi nyoko abaye ntibamubona mu nama. Iyo bavuze ngo bazaze nk'amashuri dukunda kugira umusanyi icyo bita parenting day my school and my parents papa na mama bakaza tujya hari iminsi dukora papa na mama bakaza bakicarana n'umwana bagasangirira ku meza amwe bari kugira wa mwana abafite shame. So please abantu mbere yuko bafata imyanzuro bajye babanza kureba mu buryo buri ingaruka zose nabwo burimo. Ntabwo Bibiliya yemera ikintu icyo ari cyo cyose cyatuma abantu batandukana. Gusa ngewe hari icyo nemera nubwo Bibiliya hari icyo ntacyo yemera ngewe hari icyo nemera. Icyo nemera ni igihe ubona uwo mubana ubuzima bwawe agiye kubushyira mu kaga buri mu rupfu. Mwandi magambo tagatiye ari ukukwica. Wamaze kubibona ko iyo agukubise adakubita ikibuno akubita umutwe hungisha ubuzima bwawe. Umaze kubibona yuko akubwira inshuro nyinshi ngo ubwo wanyiziritseho I will kill you kandi ukabona ko azagira ute azabikora hunga udapfa usevinga ubuzima bwawe. Ariko niba uri safe ibindi byose byaba bikomeretsa umwuka byaba bikomeretsa ubugingo byaba bikomeretsa ubuzima ubwirizwa kubyihanganira kandi mu bugwaneza. Niki agakiza cyangwa se n'umuco wacu nk'abanyarwanda bikwiriye byadufasha mu kwirinda cyangwa se guhashya iri tandukana ry'abashakanye agakiza ndetse n'umuco wacu nk'abanyarwanda? Agakiza karahari nuko abagabo twigana kubaho nka Kristo abagore bakigana kubaho nk'itorero. Kristo yiganye iti yasize byose aca bugufi nta kiza akurikiye. Ntiyakurikiye amaguru ntiyakurikiye amaso ntiyakurikiye igituza ntiyakurikiye amabuno yakurikiye urukundo. Aravuga ngo reka ntanga yisiga ubusa yemera kuba umugaragu w'imbata. Imibabaro ye akaga ke gusuzugurwa kuvugwa nibyo byatumye itorero rigira agaciro. Nibyo rero nakubwiraga nuvuga ngo umugabo akwiye kwitwara nka Kristo umugore akitwara nk'itorero. Turi kumvikana? Noneho rero muri zino sengero zacu icyo dukwiye gukora kugira ngo Gatanya zigabanuke
nuko dukwiye kwigisha abantu isano iri hagati y'umugore n'umugabo n'iri hagati na Kristo. Tukirinda celebration. Usanga abantu benshi batinda cyane muri no minsi tuzanabiganiraho nitubona umwanya yo bajya gutegura ubukwe. Batinda kuri celebration kurusha kutinda ku isakaramento. Kandi natwe no muri church dutinda ku birori kuruta ku isakaramento abantu bagiye guhana. So icyo ngicyo mu muco rero mbona mu by'ukuri hari hakwiye gusubiraho uburyo bwo kuganiriza abana, abana itorero. Turi kumvikana nubwo uyu munsi tutabona tubajyana, ariko tugasubira kuri za nyigisho. Umwana w'umukobwa ni izihe ndangagaciro ahabwa ategurirwa kuzubaka urugo, umunyarwandakazi. Umwana w'umuhungu ni izihe ndangagaciro. Hari indirimbo ya Rugamba Sipiriyani ikunda ivuga ngo dore umusore ugwiye, dore umusore ukwiye na umugeni mwiza, umusore w'intajorwa. Yo wumvise izo ndirimbo za Rugamba Sipiriyani, mu mugeni mwiza avugamo umugeni nyine nuzi agera naho avuga ngo nuzi gusasa ubusuna ntasasa urukangaga. Urumva? Nuzi gusasa ubusuna n'urukangaga biratandukanye cyane. Ubusuna aba ari umukeka cyangwa se ikirago cyangwa se igishanja bitewe n'ururimi umuntu avuga, uryamaho ntube wabyumva. Ariko urukangaga iyo urukandagiyeho ruhita rugira ute? None akavuga ngo umusore w'intajorwa numenye ibyo mu rugo rwe agataha hakiri kare, ngo ntirirwe yifashe mu mifuka ngo ahagaze ku muhanda, ngo ntagorobereze ku busantre. Dukeneye societe, dukeneye abantu mu muco. Apana ibi bya saa moya saa mbiri ipoto papa yampaye igare. Donc niba ari n'abantu bagiye guhanga bagahanga indirimbo ziza mu muco. Apana ironda disturbing abana yiba banje. Nibura disturbing abaye neiba ubwo abo mubana biragenda bite? Wabamaze. Turi kumvikana. Nuvuga ngo bakwiye gushyiraho inyigisho zihereye mu muryango, zikaza mu rugo, muri famiye, zikajya mu muryango mukuru. Abantu kino gihe bijya bimbabaza bikanantangaza, ukajya ukabona mu gihe cy'imisango y'ubukwe ngo ba nyirasenge b'abana nibahaguruke. Dufite ba masenge mu bukwe batigeze baba ba masenge mu buto bwacu. Ngo muramutanga bakwimana se, bakwimana iki ko batazi nicyo bagiye gutanga? Batagiteguye mbere. Harakwiye kujya babaho meeting ya ba masenge. This means ko habayeho gutakaza inshingano kw'ababyeyi. Noneho byava mu muryango mu nzu bigafata umuryango mugari, noneho bigafata urwego leta igashaka uburyo inyigisho zitambuka. Nakubwiye indirimbo za Rugamba Sipiriyani, bari abahanzi bahangira societe, bari abahanzi bahangira igihugu, bari abahanzi bahangira umuryango, bari abahanzi bahangira ejo hazagira ute hazaza. Abahanzi bagahabwa inyigisho. Ibihangano byanyu mugiye guhanga bigasesengurwa, biratanga iyihe message ku rubyiruko, biratanga iyihe message? None ni kuva umuvugizi wa polisi ari kuvuga ngo iyi mvugo ngo ya nta gikwe nta myaka, ngo nta myaka 100, ngo yagize uruhare mu kongera kudohoka kukwirinda icyorezo cya COVID-19. Niba nta gikwe nta myaka 100, usesenguye umwuka uri mwari jambo, nta gikwe. Turi kumvikana? Nta myaka 100, nta gikwe ariko nkeneye sex, nta gikwe ariko nkeneye aho kuba, nta gikwe bizagenda bite? Nta myaka 100 agafukamunwa nakareka n'ubundi nzapfa. Turi kumvikana? Noneho ukareba societe, abahanzi bakwiye guhangira igihugu, bagahangira umuryango. Ariko aba bantu basa nk'abantu bigirwaho, bamenyekanye cyane. Nkeka ko bakabaye bafite message nziza. Niyo mpamvu tubita abasitari. Ariko ni leta ikwiye gushyiraho uwo murongo.
nsoza kuri icyo ngicyo bibuke yuko hejuru ya byose hari Imana ishobora byose. Ibyo badashoboye hari Imana ibishobora, ibyo batakemura hari Imana yabikemura kubw'ineza yayo, kubw'urukundo rwayo, kubw'icyubahiro cyayo. Amen. Arakoze cyane mu by'ukuri kuri iki kiganiro cyiza. Ntekereza ko buri wese uri bugitega amatwi ari buheshwe umugisha no kumva izi nyigisho ndetse no kugira aho zigukura naho zikugeza. Murakoze cyane mu by'ukuri kubana natwe, naho butaha.